buri wese afite inkuru ye, ariko ugeze i Kigali akagira Nyabugogo atangira kubona akageze mu mujyi koko, aho ibintu byose byihuta, abantu nta witaye ku wundi, ibinyabiziga urujya n'uruza n'ibindi. Nugira muri Nyabugogo uzirinde kugura ji cyangwa se juice n'abacuruzi bagataro cyangwa se babandi bazwi nk'abazunguzayi, cyane cyane wumva bayigurisha make cyane ugereranyije n'ayo isanzwe ugura, akenshi na kenshi ntizaba ari umwimerere. Ushobora gusanga ari ya mafu batumbika mu mazi kera twitaga super dipe, abandi bakayita umutobyo. Ngiye kukubwira ibintu bitanu by'ingenzi ukwiye kumenya kuri gare ya Nyabugogo, ibyo ukwiye kwirinda uhageze, ibyiza byaho, amavugururwa yayo n'ibindi. Mu gihe uri gukurikira kino kiganiro ujye muri comment nawe tubwire icyuzi kidasanzwe wumvise cyangwa se wabonye muri gare ya Nyabugogo. Iyi ni JTM4 ngende Jean de Dieu Tumukunde, ngo hayi ikaze. Ikintu cya mbere wamenya kuri Nyabugogo nuko inyurwamo n'abarenga 200,000 ku munsi. Umujyi wa Kigali utangaza ko nibura abantu 200,000 aribo banyura muri Nyabugogo buri munsi. Hahurira abantu benshi bajya cyangwa se bava mu ntara zitandukanye ndetse n'ibindi bihugu bituranye by'u Rwanda. Amasosiyete atwara abagenzi mu buryo bwa rusange hafi ya yose afite ibiro n'imodoka i Nyabugogo. Abatwara abagenzi kuri moto cyangwa se abamotari bemeza ko Nyabugogo ariho hantu haboneka abagenzi benshi kandi mu buryo bworoshye, kuko ari ahantu hahurirwa n'abavuye mu ntara cyangwa se baba bagiye gushaka ibintu bitandukanye Nyabugogo. Umwe mu bamotari ati ni naho bitworohera kubona ibikoresho bihendutse, abakanishi batagoranye, mbese ibintu byose byaho ni vuba vuba kandi neza. Ubusanzwe Nyabugogo ni akagari kabarizwa mu karere ka Nyarugenge ndetse kandi kanahana imbibi n'umurenge wa Gatsata wo ubarizwa mu karere ka Gasabo. Hari ibintu byo kwitondera ugeze muri Nyabugogo, mu kanya ndabikubwira ntujye kure. Ku mwanya wa kabiri reka nkubwire ko ari isoko ritangaje ry'ahitwa kwa Mutangana. Nyabugogo ni ahantu hari buri kimwe cyose washaka kugura kandi ukakibona bitakugoye. Ariko ubucuruzi buhiganje n'ubw'ibiribwa cyane cyane imbuto n'imboga bikunze gucururizwa mu isoko ry'ahazwi nko kwa Mutangana. Ni isoko ritangaje cyane ko abarirema bazinduka ya Rubika, izuba rikajya kurasa isoko risa nkaho ryaremuye. Mu gihe bamwe baba bari mu mashuka yabo baryoherwa n'utotsi twa saa 9, saa 10 na saa 11 z'igitondo, abo bandi baba bazindutse ayo masaha bagiye kugura kuri make imbuto n'imboga, ahanini babyavuye mu ntara bihendutse. Ayo masaha ari benshi babigura no bagiye kujya kubicuruza, bakabicuruza hamaze gucya. Hakaba nabiyemeza kujya guhaha izo saha birinda guhendwa. Hari abacuruzi biyemerera ko hamaze imyaka irenga 10 bakorera hano kwa Mutangana, bakavuga ko batazi ibitotsi bya saa 9 uko bimera, kubera yuko buri gihe bazinduka izo saha bagiye kurangura imboga n'imbuto ubundi bakongera bakazicuruza. Bemeza ko kwa Mutangana habatunze ari benshi, hakaba ari naho bakesha imibereho yo kubaho muri Kigali n'imiryango yabo. Amakuru dufite nuko kubona ikibanza ukoreramo kwa Mutangana biba bikaze cyane kuko abahageze mbere badapfa kuhava. Gatatu, hari byo kwitondera Nyabugogo. Niba ugeze muri Nyabugogo ari ubwa mbere cyangwa se utahamenyereye, menya ko ari ubwa mbere ugeze mu mujyi. Uzahura n'abanyamujyi benshi bashaka kukwigisha ibishobora kuzaguteza ibibazo. Dore inama z'ingenzi zagufasha. Iya mbere, ikiza no kugomba gufata urugendo bavuganye n'uri bukwakire, akamenya igihe uhagurukiye n'igihe uhagerera, ukahagera gutegereje ku buryo utamwaragira wabuze aho werekera. Ibyo bizatuma ntawe guca urwaho ngo agutekere umutwe. Kabiri, ibingibi n'abamaze igihe kinini mu mujyi bibabaho. Ujye witonda mu gihe umuntu agutwaye agiye kukwereka aho igicuruzwa ugiye kugura giherereye. Bene abo bakunze kubita abakomisiyoneri. Nta kugeza witonda uhahe neza, kuko bakibona ko hari umuntu ukuzanye, amafaranga kigura barayongera kugira ngo numara kugenda babone uko bamuhemba. Ahanga biragusaba kugura ikintu icyo ari cyo cyose nyuma yo kwemeranya n'umutima wawe kudahenzwe, bitewe n'igiciro rusanzwe ukiguraho cyangwa se rusanzwe uguraho cyangwa se warenzaho karenzaho make. Inama ya gatatu, uramutse ugeze Nyabugogo wenda ugomba kwakira adahari cyangwa se ari wowe ugomba kwifasha gukomeza urugendo, irinde kurangazwa n'ibyo ubonye byose, ukurikira urugendo rwawe utarangaye. Niba ari ahandi ugiye gutega ujya, irinde kuhatinda. Uracyari mushya, ufite amatsiko yo kureba no kumenya byinshi, ariko ntabwo ushobora kubibonera rimwe kandi si byiza kuhatinda. Ikiza no kwakomeza urugendo ukazagarukana n'uhamenyereye cyangwa se nawe waramenyereye ubundi ukishirira amatsiko. Inama ya kane, amatwi umuntu wese uzaza kwegera ashaka kwereka cyangwa se gusobanura ibintu runaka, nubwo yaba akubwira ibintu byiza gute, ikiza no kumuzibukira kuko utazi gutandukanya ugamije icyiza cyangwa se ugamije ikibi. Hari ubwo wamuha umwanya wo kumwumva ugasanga n'umutekamutwe utwawe akatugutwara. Inama ya gatanu, kumera ku bikoresho byawe by'agaciro, by'umwihariko ibikoresho by'ikoranabuhanga nka telefone cyangwa se mudasobwa. Komera ku mafaranga yawe cyangwa se ibindi, menya yuko bibitse ahantu hatoroshye kubigeraho. Ibyo bizakurinda abajura babandi baza bakwiruka inyuma bagira ngo bakwibe.
muri Nyabugogo ushobora kumara iminota 30 uri kugenda hari umuntu uri kugukurikira ashaka kukwiba bitewe nuko hari ikintu yakubonanye utazi ko ari kukugendaho. Inama ya gatandatu, Nyabugogo haba hari abantu benshi bifitiye gahunda zabo, akenshi nta muntu uba witaye ku wundi. Ikimenyimenyi hari igihe uzasanga abantu baryamye ku muhanda ariko nta muntu ushobora kubareba cyangwa se ngo babaze uko bameze. Uzaba uri guhura n'abantu benshi mugenda mu cyerekezo kimwe, ariko ikizagutangaza ni igihe umwe muri bo ashobora guhamagarwa kuri telefone, uwo bavugana yamubaza niba hari abantu bari kumwe, ukumva aravuze ati ndi njyenyine. Aho ngaho ushobora kuzatungurwa ukibaza impamvu atavuze ko muri kumwe cyangwa se ari kumwe n'abandi bantu benshi mu muhanda. Impamvu ntabwo akubona, niyo yakubona nta kwitayeho. Ntuzatungurwe. Kandi nk'uko nabikubwiye, uzirinde kugura juice cyangwa se ji n'abacuruzi b'agataro cyangwa se abazunguzayi, cyane cyane n'umva bayigurisha amafaranga make ugereranyije n'amafaranga isanzwe igura. Akenshi zaba ari impangikano. Mbere yuko mvuga ku mushinga rutura wo kuvugurura cyangwa se kubaka iyi gare bundi bushya ku rwego rwo hejuru, reka maze nkubwire indi nama ya nyuma ya 8. Nyabugogo ni ahantu ushobora kugera utari ufite gahunda yo kugura ikintu runaka bikarangira ugitahanye. Hari ubwo usanga nka mayonnaise wari usanzwe uzi ko igura 8,000, haje abacuruzi kandi bemewe bari kuyigurisha 4,000. Iyo ayo mafaranga ari yonyine wari usigaranye, uremera ukayigura ukayicyura, cyangwa se waba ntayo witwaje arenga kuyo wari ukeneye, ugataha umutima wabaye cyane wicuza uburyo ntayo wagendanye. Bivuze ngo inama nziza nuko wagira Nyabugogo ufite amafaranga asaguka kuyo uri bukenere. Hari umushinga rutura wo kuvugurura iyi gare. Gare ya Nyabugogo igiye kuvugururwa ku rwego ruhambaye. Izaba imeze ite? Reka maze nkubwire amateka magufi y'imivugururire ya gare ya Nyabugogo. Reka maze nkubwire ko yatangiye gukoreshwa nka gare hagati y'1970 n'1980, ariko nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi 1994, muri 1998 nibwo yubatswe neza nka gare nkuru ku rwego rw'igihugu. Kuva icyo gihe ntabwo iravugururwa usibye ibikorwa byo kuyisana byagiye bibaho, ariko uruhande rwayo mu mwaka wa 2017 habayeho kongera umuhanda wa Nyabugogo Gatsata, akaba ari imirimo yo kwagura umuhanda iruhande rwa gare yatangiye mu kwezi kwa 5 2017, ubwo umujyi wa Kigali ku bufatanye n'ikigo China Road and Bridge Corporation batangiraga kongera umuhanda bakawugira w'imihanda ibiri iteganye dual carriageway. Harimo kandi no kwagura hafi ikilometero kimwe uvuye Nyabugogo ujya Gatsata. Ugisohoka muri gare iruhande rwayo hano bakwihuriro ry'imihanda riteye nka rompwe mu rwego rwo koroshya uburyo imodoka zitambuka. Nubwo atari muri gare hagati, byari ibikorwa byo kuyifasha. Ikindi cyabayeho no kuvugurura imiyoboro y'amazi no gukumira imyuzure. Umushinga munini wo kuvugurura imiyoboro y'amazi watangije kuva mu kwezi kwa 9 2013, ubwo Rwanda Transport Development Agency cyangwa se RTDA ku bufatanye na Rwanda Natural Resources Authority batangazaga gahunda ifite agaciro ka miliyari 1 na miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda yo kongera gutunganya no kuvugurura imiyoboro y'amazi mu gace ka Nyabugogo. Mu kwezi kwa Werurwe cyangwa se kwezi kwa 3 2014 hatangiye imirimo yo kubaka umuyoboro mushya w'amazi cyangwa se tunnel ugamije guhagarika ikibazo cy'imyuzure yakunze kwibasira Nyabugogo. Hashize igihe vuba hangaha mu ngingo y'imari ya 2022-2023 hatangiye indi mirimo y'ibikorwa remezo irimo kubaka ibiraro bibiri ku muyoboro w'amazi wa Mpazi iruhande rwa Nyabugogo, byatwaye amafaranga arenga miliyari 1 na miliyoni 700 z'amafaranga y'u Rwanda, ndetse n'indi mishinga yo kuvugurura imiyoboro mu bice bitandukanye bigize ako gace. Reka noneho tuvuge ku mushinga karundura wo kuvugurura gare ubwayo. Ku mwanya wa 5 ari nawo wa nyuma w'ibintu ukwiye kumenya kuri gare ya Nyabugogo. Umujyi wa Kigali uvuga ko umushinga wo kuyivugurura igashyirwa ku rwego rwisumbuyeho uteganyijwe mu mpera z'uyu mwaka wa 2025. Imirimo yo kuvugurura iyi gare kugira ngo ijyane n'igihe byitezwe ko izatwara amafaranga menshi cyane, hagati ya miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika na miliyoni 150 z'amadolari y'Amerika. Uyashyize amafaranga y'u Rwanda ni hagati ya miliyari 144 na miliyoni 530 na miliyari 216 na miliyoni 795. Visi Meya ushinzwe imiturire n'ibikorwa remezo mu mujyi wa Kigali Dusabimana Fulgence mu mpera z'umwaka ushize ubwo hasobanurwaga neza uyu mushinga yagaragaje ko izaba ifite ibikorwa remezo by'ibanze kandi bigezweho. Yavuze ko izubakwa ku buryo igira igice kigenewe imodoka ziva n'izerekeza mu ntara z'igihugu ndetse n'ikigenewe imodoka zituruka cyangwa se zerekeza hanze y'u Rwanda. Bizagendana no kubaka ibikorwa remezo by'imihanda bizifashishwa mu gukemura ikibazo cy'umuvundo w'ibinyabiziga ukunze kugaragara mu gace ka Nyabugogo. Akavuga kandi ko bizakemuka burundu. Dusabimana Fulgence yavuze ko aho ngaho naho hazazamo imihanda ishobora kuzanyura hejuru mu buryo bwo koroshya urujya n'uruza. Yashimangiye kandi ko bitewe n'umubare munini w'abagenzi bakoresha imodoka baturutse cyangwa se berekeza mu bindi bihugu bashobora gukenera amacumbi, nabyo bizatekerezwaho mu kubaka iyo gare nshya. Iyi gare kandi izaba ifite amacumbi
kubera ko hazaba hari n'abagenzi baturuka no hanze y'igihugu badakeneye ko bajya kure kugira ngo babone aho bacumbika. Gare ya Nyabugogo izavugururwa kandi ishyirwamo amacumbi ku buryo bazajya bahagera nijoro bashobora kujya babona aho bacumbika byoroshye. Nsoza reka ngusabe kujya muri comment maze tubwire ikintu uzi kidasanzwe kuri gare ya Nyabugogo. Ndagushimiye kuba kuri iki kino kiganiro. Nari Jean de Tumukunde yini JTM4 ukande subscribe, ariko nawe wabikoze ndagushimiye cyane.